ko yashyira meta ageze muri mwabonye ko amaze kwinjira muri metero za nyuma Zomermande aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze ubwo rero umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye nibyo rero ni Jagani Zomermande ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi Jagani Zomermande umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudra kisiga kugira ngo ajye gufata ifoto ikwiye neza Zomermande Amsterdam arakutegereje Zarahe barakutegereje Ajax PSV Eindhoven naza FC Twente barakutegereje abakozi barakutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso ahubwo ntabwo tuzakomeza gutegereza abwira abazi abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade Gefersinete Zomermande Jagani umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006 reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twarabikoreye ari nako avuga ati dore mayojo naraje Enoke byamugendekeye gute ari no kumunyetera afata umwanya wa 5 Enoke Burbrand ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba mujya yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe mayojo nabaje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda barwa musega niyo ngurusabwe nawe ahita atambuka ku murongo reka tureberero abandi be kudefandana mayojo Paul Marty aza ashaka amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo ari amasegonda gukura kugira ngo atavamo Paul Marty agira hano ayema arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye Paul Marty Gefersinete Jagani Zomermande nababwiraga ko umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa kabiri 2006 uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu gace ka Franeleke yegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026 yahagurukiye mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe Tour du Rwanda 2026 official iratangiye kuri uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint ebyiri felicitation ku Buholandi iyerukaga kera mu mwaka 2009 harimo amasegonda 11 Paul Marty yasigaga Jürgen aina kutwakira mu gishamo yize ese yaba amasegonda 11 mwavuyemo tukaba tugiye guhindura umwenda wa mayo jaune tukaba undi muntu wa gatatu wa Tour du Rwanda irakomeye Tour du Rwanda irakomeye cyane kandi Tour du Rwanda iraryoshye kayishema kuko murakoze cyane Rusizi Kamembe mwakoze cyane kandi muze kwakira ababaganye serivisi nziza inoze nk'ibisanzwe ku banyarwanda aka kantu se navuze ka Gefersinete usicyo gasobanura nateguye we attention nguwo rero Jagani Zomermande umaze kwegukana etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yiteguye ubwo umuhorandi yatwaga etape ya Tour du Rwanda uyu muhungu yaracyambara papese yari afite imyaka 2 ariko yavuze ati reka nkwereke ko mu by'ukuri byaba ubu ni nkaho uyu ni umuhungu watsinze etape atwaye imyaka 17 yo gutegereza nibyo rero felicitation cyane mwongera nkagira ni mu rurimi rw'igiholandi bagira bati Gefersinete kuri Jagani Zomermande negereje ubutumwa bwa ambasade Christian rero Zomermande Jagani amaze kwegukana etape ya gatatu Huye Rusizi icyo bita umusozi rero hagenda haza umwe kubera ko nta muhanga umuntu arimenya wakibura ugapfa ari nako twakira abandi bakinnyi ndabona abakinnyi ikipe ya Movistar ndabona umukinnyi w'ikipe ya Bike yo mu gihugu cy'Ubudage reba ukuntu abahungu babaye reba ku matako yabo ukuntu babize icyuya reba uko barwanye intambara barwanye n'imisozi barwanye na Nyungwe ariko mwaryohewe kuko kugira ngo igare iyo isiganwa ry'igare kuba
aha hantu hagoye mera wikudusi n'umwambaro w'umukinnyi w'umunyafurika mwiza rero bakaba aseseka ngaha twakira uwiduhaye Mike muri Benediction Pan-Africa ikipe hari Rubavu ikipe ya Continental Team wari umunsi ugoye wari umunsi kuri benshi akaba rero Jorgen yambaye umwenda w'umuhondo uragiye umwenda w'umuhondo never say never nakubwiye ni itura komeye uyije kureba ikintu cyo guhindura jezi ndaje mukaya nkwereke twayukaga babiri byabayeho 2010 ibihugu bibaye bitatu bitandukanye twaye etape twakira uwiduhaye Mike wambaye umwambaro w'umunyarwanda witwaye neza ku munsi w'ejo ndetse no ku munsi wa mbere. Ibyo rero mu kanya gato twaba tugiye kwinjira mu bihembo by'umunsi wa gatatu etape yahagurutse mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda ikaba isorejwe mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Eritrea bagerageje rwose gukora roto yagerageje gukora ariko byose byanze kuko Jageni yafashe umwanzuro araza ageraho basoreza kilometero 3 za nyuma uzikinye neza cyane. In few minutes we'll be talking. Nibyo rero akaba Jorgen ariwe utwaye iyi etape kugeza ubu ngubu abahorande bategereje imyaka 17 ariko arikoze navuga ko picnic yakinye umukino wabo neza Basubiye inyuma bajya gutegura umukino uzaza gutwara etape muri nuko ngo umubyeyi yateguye umwana kuko imyaka 2 ntabwo ari myinshi ashobora no kuba yavuye yarabirangije akazojya turumva yakoze ubukwe 2026 cyangwa weka akayarateye imyaka 2007 akavuka umwana akahita yizeye gutya tudirwa n'agatwara etape ya Kigali Nyagatare ubundi akahita bisoza navuga nuko gutegura gusa abantu babonye ko turatangiye kubera ko isiganwa ririmo riragenda ku buryo mu by'ukuri ibi bintu mubonye izi kilometero 3 mubonye ejo hari kilometero zo kuva ku Kivu zigira pfunda niba hari ikintu kiri kuryohera muri